Pastor Mutesi ntabwo navuga ko urugamba rurangiye, ntabwo navuga ko ageze ahageze, nibwo ahubwo bitangiye. Nza kubona uriya mu pasiteri bita Pastor Mutesi, hari ikiganiro ari kunyuzaho, avuga uburyo ki Imana iramutse muhaye umugabo yamufata neza, yashima Imana, mbese yagerageza kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro muri icyo kintu kiza Imana yabimukoreye. Ndimo nganira na Pastor Mutesi, twaganiriye igihe kinini, twaganiriye mu nzozi, turaganira. Muri iryo yerekwa mwaganira igihe kinini? Yego, twaganira igihe kinini, turaganira, tuganira ku by'uwo mugabo yavugaga, ndetse njyewe anansobanurira ko atari Bishop Gerard bagiye kubana. Mutesi niko yakubwiye mu yerekwa. Turaganira, nirambwira iti nagira ngo nashaka kwereka ko Pastor Mutesi hari ikibazo. Hari ikibazo Pastor Mutesi mwifuriza ibyiza byose, ariko Imana ikubwira. Yego, mwifuriza ibyiza byose, nategurira abankunda. Pastor Mutesi ni umunyamahirwe cyane, kuba Imana yaranyujijeho ibintu bye. Umuntu uwo ari we wese ufite impano, usenga, yazagerageza agasengera Mutesi, Pastor Mutesi, Imana ikaba yamunyuzaho abo bantu abo ari bo, cyangwa ikaba yavanaho ibyo bintu. Mutesi agomba gusenga. Yego, ndetse atisengesheje. Ibi itari ibyo uzongera urire. Sinzi inzira bizacamo kugira ngo wongere urire, sinzi uko bizagenda, ntabwo ari urupfu, ntabwo nzi ibyo ari byo, ariko uzongera urire. Inzozi Zacu TV, ibiganiro n'amakuru agezweho. Reka ntangire ngusoza gukurikira ibiganiro byacu kandi tukugezaho buri munsi. Wakoze subscribe, Imana iguha umugisha kandi yuko ukomeje kubana natwe. Ni Mama Linda Official ukuri Nyako TV n'andi macano ushobora kugenda ukurikiranaho izi nkuru n'ibiganiro. Katubwiye ngo Imana iguha umugisha. Udukurikira uri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda cy'imisozi igihumbi, igihugu cyiza, kandi unadukurikira uri hanze y'igihugu. Reka tukubwire ngo Imana iguha umugisha. Rubwo ubuzima bwawe bwa butameze neza, kankubwire ngo izere Yesu, umwiringire nawe azabisohoza kandi vuba bidatinze. Yesu aje gutwara itorero rye. Turi kumwe n'umubyeyi hano, ku batamuzi ni nawe Mama Linda Official. Mama Linda, Mariya, amakuru? Amakuru ni meza. Umeze neza cyane? Ndashima Imana. Muri iyi minsi rwose uri mu kazi pe, uri mu kazi, uri gukora. Imana iguha umugisha. Yego, urakoze. Turakwakiriye rero. Ubundi abantu batazi Mama Linda urinde bude? Ndi Mama Linda Official. Amazina yawe? Nitwa Rodia, ndi umumama, mfite umugabo n'umwana. Yego. Murashugumye muri Kristo. Urakijijwe, ntukijijwe? Ndi umukristo ujya mu rugendo rujya mu ijuru. Yego. Mama Linda. Karame. Amakuru dufite nuko uri umwe mu bamama b'abanyamasengesho, kandi nanagutangira ubuhamya. Yego, ariko ntabwo ari cyane. Wenda si cyane. Yego. Ariko burya hari ukuntu ugendana n'umuntu cyangwa se ibihe bitoya mushobora kuba muri kumwe, hari ubuhamya watangira umuntu bibaye ngombwa. Yego. Hari ubuhamya watangira umuntu. Njye nagutangira ubuhamya yuko uri umwe mu bantu bagerageza gukizwa pe. Nabitangira ubuhamya. Umuntu agerageza gutera intambwe imwe, izindi 99 Imana ikaziteje kumureba. Yego. Mama Linda rero umuhanuzi kazi. Hari ubuhanuzi ufite bw'umushumba witwa Pastor Mutesi. Mbere na mbere ndagira ngo tubanze dusenga Imana. Nanjye nicyo nari ntekereje. Nitumara gusenga Imana, utambutse ubwo buhanuzi uko bwaje, ntugabanye, ntunongere. Hirya y'ubuhanuzi turi buganire. Yego. Kagusaba usenge. Mana, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimye kandi ndaguhimbaje.
ngushimiye ko uri Imana igira neza, ngushimiye ko waturinze. Ni ukuri ntabwo byari byoroshye ariko wabanye natwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndi imbere y'amaso yawe, ndi imbere y'isi yose, ndi imbere y'abareba izi cano, ndakwinginze kugira ngo umanuke uzubane natwe. Reka Mwuka wawe wera amanuke aza tugote. Reka nyakubahwa Imana ibyo ngiye kuvuga bigire abo byubaka, bigire n'abo bikomeza, kandi nyakubahwa Imana ibi byose ukomeze kubana natwe, ubikorere kugira ngo yubahishe. Ni mu izina rya Yesu Kristo musabye nizeye, urakoze, amen. Tubahaye ikaze Mama Marie. Yego, murakoze. Iki byaje bite? Yego, mu minsi ishize nari ndi kureba ikiganiro cyo ku Isimbi TV. Ntabwo nakirebye umwanya munini cyane, narebyeho gatoya katari kanini. Nza kubona uriya mu pasiteri bita Pastor Mutesi, hari ikiganiro ari kunyuzaho avuga uburyo ki Imana iramutse muhaye umugabo yamufata neza, yashima Imana, Yego. mbese yagerageza kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro muri icyo kintu kiza Imana yabimukoreye. Ntabwo nabitinzeho, ntabwo byari n'ibintu bitangaje kubona umuntu avuga ko yashima Imana kubera ko hari ikintu kizabimukoreye. Nararyamye, maze kuryama nza kurota, ariko ntabwo ari inzozi. Iyo ndose ntabwo ziba ari inzozi, aba ari iyerekwa. Yego. Ndimo nganira na Pastor Mutesi, twaganiriye igihe kinini, twaganiriye mu nzozi, turaganira. Muri iryo yerekwa mwaganira igihe kinini? Yego, twaganiriye igihe kinini, turaganira, tuganira ku by'uwo mugabo yavugaga, ndetse njyewe anansobanurira ko atari Bishop Gerard bagiye kubana. Mutesi niko yakubwiye mu iyerekwa. Turaganira, ibyinshi twaganiriye ntabwo ndi bubibabwire, ariko ndavuga icyo Imana yo yambwiye. Pastor Mutesi twaganiriye byinshi bitari bibi, ariko icy'ingenzi yambwiyemo ni uko atari Bishop Gerard bazabana. Ubwo nyuma navuye mu iyerekwa, ndakanguka, nibaza impamvu Imana impuje na Pastor Mutesi tuganira ku byo kuba yashaka, ku by'urushako, ndetse nibaza n'impamvu izanyemo Bishop Gerard. Yego. Ntekereza ko impamvu yazanyemo Bishop Gerard yagira ngo ivane abantu mu rujijo. Yego. Kuko hari benshi bari bazi ko Bishop Gerard ariwe uzaba umugabo. Mukomeje kuganira mu nyuma Imana. Mu nyuma Ikibazo Imana. kuri Gerard. Yego. Njye nafashe umwanya ndasenga mbaza Imana, ni ukubera iki wampuje na Pastor Mutesi tukaganira ku rushako rwe, uburyo ashaka gushaka bimeze bite. Imana irambwira iti nashaka kwereka ko Pastor Mutesi hari ikibazo. Hari ikibazo Pastor Mutesi mwifuriza ibyiza byose. Ariko Imana ikubwira. Yego, mwifuriza ibyiza byose, nateguriye abankunda. Yego. Ndetse Pastor Mutesi kuba yagira urugo rwiza mu ijuru byabashimisha, kuba yanezerwa byabashimisha, kuko Pastor Mutesi hari benshi babayeho cyangwa banezerewe abifitemo uruhare. Hari ingo yubatse, hari abo yakomeje, rero mu ijuru byabanezeza Pastor Mutesi aramutse nawe agize urugo rwiza. Imana iza kumbwira ko hari ikibazo. Njyewe rero kuko mu mwuka cyangwa mu bukirisitu ndi mutoya, negereye abandi bakozi Imana dusengana, kugira ngo tubashe gusengera Mutesi, Imana ibashe kudusobanurira ese icyo kibazo ni iki. Yego. Yatweretse ko hari abantu nyuma yaho yo kwerekwa. Yego. Wafasha abanyamasengesho mujya musengana. Yego. Mufata icyo cyifuzo n'iryo yerekwa wagize. Yego. Musobanuza Imana. Dusobanuza Imana. Uko njyewe ntabwo njya nko kwiyemera. Ndacyari mutoya mu by'umwuka, ariko Pastor Mutesi ni umunyamahirwe cyane, kuba Imana yaranyujijeho ibintu bye. Ntabwo ari kenshi. Yego. Iyo Imana imanutse ikanzaho, haba hari ikintu gikomeye Imana yashaka gutabara cyihutirwaga. Yego. Yego. Bijya bibaho ikamanuka
mbese ni umunyamahirwe ku rundi ruhande. Twaramusengeye, tumaze kumusengera Imana itwereka ko hari abapasiteri baziritse ibintu bya Pastor Mutesi bamuroze. yego Rero Pastor Mutesi navuga ngo usenge cyane, usenge cyane kurenza ibintu byose. Ibintu byose ukora ntabwo navuga ngo ntusenga, ariko usenge cyane utisengeshejwe. Ibi itari ibyo uzongera urire. Sinzi inzira bizacamo kugira ngo wongere urire, sinzi uko bizagenda, ntabwo ari urupfu, ntabwo nzi ibyo ari byo, ariko uzongera urire. Hari inzira nyinshi bishobora gucamo kugira ngo wongere urire, ko ibyawe biraziritse. Cyakora mu nzira z'Imana zirenze igihumbi hari icyo Imana ishobora gukora. Yego, mu nzira z'Imana zirenze igihumbi. Njyewe Imana yabimbwiye neza, ntabwo yabonye ko inzira zirenze igihumbi ari imibare ibarika, ku buryo waba uri kuvuga ngo 1, 100, 500 ukajya ugaparika kumva ko inzira z'Imana zirangiye. Njyewe yabimbwiye neza, irambwira ngo inzira zanjye zirenze kure imyenge ya supanete. Yego, rero namubwira ngo usenge cyane muri za nzira z'Imana zirenze zifite ubwinshi burenze imyenge ya supanete. Imana izagira ahica kugira ngo igutabare mu rugo rwawe, igukomeze. Ni ukuri mu ijuru bifuza ko wanezerwa, mu ijuru bifuza ko waseka, mu ijuru bakwifuriza ibyiza byose uko ubitekereza n'uko ubisaba. Mu ijuru barabikwifuriza, ariko hari ibyo biziritse. ni ukuvuga ngo mwiyereko wabonye niyereko wagize, nijwi wumvishe, ese mwarasenze noneho abahanuzi barahanura, babihanura babivuga. Ubwo dufatanya kumusengera, ntabwo ari ijwi. Yego, haje kuri Pastor Mutesi, hejuru haje ko abapasiteri, ijambo abapasiteri hejuru ya Mutesi. Yego, hajeho ijambo abapasiteri, ijambo ryanditseho abapasiteri bamuroze. bivuga ngo haje ijambo ryanditse ngo abapasiteri nibo baroze Pastor Mutesi. Yego, nibo baroze ku Pastor Mutesi, bahambira ibintu bye. Abantu baba basenga bakora mu by'impano, niba ibintu byo guhambira amasezerano y'umuntu cyangwa ibintu by'umuntu bibaho barabizi, ariko nubwo buryo byagenzemo. Abakunda Pastor Mutesi mu musengere cyane cyane, ntabwo cyane. Ni ukuvuga ngo mu bibazo Pastor Mutesi yahuye nabyo mu ntambara yo gucamo uyu munsi wa none, mu bigeragezo, ababiri inyuma bahambiriye ibintu bya Mutesi ndetse bakanamuroga, ni bamwe mu bapasiteri. Sinzi ngo ibyo bintu byatangiye ryari. Yego, ntabwo nzi ngo byatangiye ryari, ariko ijambo abapasiteri bari inyuma y'amarira n'agahinda ahura nako. Yego, ni ukuvuga ngo abo bapasiteri, ni ukuvuga ngo ubuhanuzi burakomeye. Ni ukuvuga ngo mu ntambara Pastor Mutesi acamo, yego, mu bigeragezo, abantu babyihishe inyuma cyangwa se ni abapasiteri. Yego, ni abapasiteri, ni bamwe mu bapasiteri. nk'abo Imana yaba yarabahishuriye, cyangwa muzafata igihe mujye gusenga nabwo Imana ibahishurire ababiri inyuma. Yego, nabyo byashoboka. Yego, kandi n'umuntu uwo ari we wese ufite impano usenga yazagerageza agasengera Mutesi, Pastor Mutesi, Imana ikaba yamunyuzaho abo bantu abo ari bo, cyangwa ikaba yavanaho ibyo bintu. Ariko sinakubwira ko ubwo icyo gihe dusenga byavuyeho, ntabwo byavuyeho. Hari urugamba rero rukomeye cyane kuri Pastor Mutesi. Pastor Mutesi, niba unyumva, senga cyane, ibitari ibyo uzongera urire. Iryo jambo ryo kongera ukarira naryo ryajeho se? Iryo jambo ryo kongera ukarira, urumva Imana yabyo yabinyeretse mbere, ubwo nafataga umwanya nkasanga abo bakozi bandi b'Imana dusengana tukamusengera. Yego, nabonaga ari kurira. Yego, niyo mpamvu nafashe umwanya kuvuga ngo tujye gusengera ibi bintu. Yego, nuko ibintu bimeze rero. Pastor Mutesi ntabwo navuga ko urugamba rurangiye,
ntabwo navuga ko ageze aho ageze, nibwo ahubwo bitangiye. Nibwo bitangiye. none nakwibaza ngo sibyo, Yego. kuki papasi yawe cyangwa se intego yawe ubizanye hano kuri social media? Naratekereje, ntekereje gushaka nimero ye nkabimubwira, ndatekereza nca hirya nca hino, ntabwo nari kuyibura, ariko nahamanyije n'umutima wanjye ko ngomba kubizana kuri kamera, kuko nashoboraga kubimubwira Yego. akabibika mu mutima we, kuko yumvisha ubuhanuzi bwinshi, agafata ko ari nk'aba bandi bamuhanuriye, akabiryamisha. Yego. Ariko niba hari unyumva azagira uruhare mu gutuma Pastor Mutesi atabarwa, nawe azasenga. Yego. Yego. Ni ukuvuga ngo kubizana kuri social media ni bimwe byo kugira ngo bube bwanamugeraho vuba, cyangwa se n'indi nshuti ishobora kubwumva Yego. ndetse ibasha kumugeraho, ikabasha guhita imuha iyo link uti nyamaze mwaho umvamo icy'ingenzi. Yego. Ariko ikintu nyamukuru nanone, kuba we ubwe wenyine, gusenga we wenyine ni urugamba mu by'ukuri. Bisaba ko n'inshuti ze n'abanyamasengesho bandi bamusengera. Nanze rero ko abibika ku mutima we, kuko ntago nzi ubuhanuzi yakira uko bungana. Yego. Ntago nzi uko byagenze. Yego. Nashatse rero ko n'abandi bose n'abakristo bandi n'inshuti ze twagira uruhare mu gutuma Imana imugirira neza, cyangwa ica izo ngoyi z'abo ngabo bamwishushanyaho. Yego. Ni ukuvuga ngo ubuhanuzi bwa Mutesi ikintu cya mbere bukubiyemo ni uko agomba gusenga, atasenga akaba yakongera kurira. Yego. Acagagura imigozi, acagagura, atesha agaciro. Yego. Ibintu byabo bawe, kuko ubwo ubukwe bwe cyangwa se n'ibindi bintu, yaba ubutunzi n'ibindi, byarozwe cyangwa se bihambirwa n'abapasiteri. buriya reka nkubwire, Imana iragusezeranya, ndetse rimwe na rimwe abantu bakagira amashyari, bakareba uko uzatera imbere, bikagira gute ibintu byawe bakabivanga. Mu nzira z'Imana zirenze 1000, cyangwa mu nzira z'Imana ziruta kure imyenge ya supanete, Imana ikigwatiriza. Ibintu byawe wenda bikakugeraho bitinze, niba byari gusohora mu mwaka bikazasohora mu myaka 10, kubera ko hari ikibazo, hari icyabiziritse. Yego. Ariko uko byagenda kose biba bizasohora. Yego. Gusa bishobora gutinda. Byatinda ugasanga wenda bisohore nko ku mwana wawe, kuko hari icyo Imana yavuze. Rero asenge ibyiza Imana yamuteganyirije, ibyishimo imwifuriza, bibimpamo, bigumeho, anezerwe nk'abandi, yishime nk'abandi. Abantu bashobora kuvuga ngo ese uyu wese aje gutwika, ese sari gushaka kwamamara, kandi ndabizi ko ibyo bintu utanabikunda. Ntabwo mbikunda. Ntabwo mbikunda ndetse nanabitekereje. Si agomba gusenga. Yego. Yego. Ubwo Ndetse atisengesheje. Hari igihe uvuga ngo urasenga, uri gusenga, kuvuga ngo ndasenga mfite impano, ariko agomba gusenga. abantu bari bubikurikire rero ni ukubera iki bari buvuga uti weho ibintu ujemo kuki utabimubwiye, ndatekereza wabisobanuye birenze rimwe. Yego, nabisobanuye. Yego. Mutesi agomba gusenga. Yego. Ndetse atisengesheje. Hari abantu rero bari bwibaza utese kuki iyi message wabisobanuye ko wenda ari kubyitiranya, ariko byibuze n'umuntu bya byose ubona ko umuntu abeshya ababireba. Ukimara kubona ko hejuru ye handitseho ko hari abapasiteri, ntago ari umupasiteri, ni abapasiteri barenze umwe. Urukumva ko ubwo bakoze nk'itsinda se? Oya, ntago mbizi, ariko ntago ari umwe, barenze umwe. Bashobora kuba ari na 2 cyangwa 3. Ntabwo nzi niba abo babiziranyeho cyangwa batabiziranyeho, cyangwa umwe yaraziritse ukwe, undi ukwe. Yego. Yego. Ko bikomeye Mama Linda. Imbere y'Imana nta kintu kiba gikomeye. Iyo Imana itangaje ikintu cyangwa ikacyerekana, biba byarangiye, bigizemo uruhare wowe nyirabyo. Yego.
ni ukuvuga ngo pasita Mutesi kamuguhera ubutumwa. mumpere ni hajya si inshuti yawe. pasita Mutesi aho uri aho ariho hose, uyu mumama ntajya atwika, ntago ntwika. nta nubwo akeneye kumenyekana, Oya rwose pe. nta nubwo ari kontenti yashatse, Oya. ni umunyamasengesho. Ndetse kugira ngo atambutse ubu butumwa byasabye ko yigomwa ibintu byinshi. Ikindi mama Linda ufite akazi Yego. ko kameze uko ariko kose, ariko uragafite kandi kavamo ibitunga umuryango. Yego. Rero pasita Mutesi nimba yumvisha ibi bintu, ese ubundi akora iki mama Linda? Mbwira ikintu yakora. Mesaje arayumvisha, akora iki pasita Mutesi? Navuze ngo asenge. Gute nyine? Reka n'ubu yagiye kuryama arasenga, agiye kurya arasenga, ejo azanasenga, wasanga n'uwabibonye yiyirije, ahubwo asenga. Ibyo byo ntabwo mbivugira kuri kamera, nabikenera nakenera Aguhamagare ku ihe azampamagara. nimero. Ntabwo ndarangiza, hari ubundi butumwa Imana yambwiye. Yego. Mbere yako gatoya bijya bingora gutambutsa ubutumwa Imana iba yampaye, mbanza kugira ubwoba nkatinya. Ntuzatinye rero kuko na Samweli byagiye bimubare kugomba gukura uko byagenda uko ari. Mu bantu bakeya maze guha ubutumwa ntabwo ari benshi. Navuze ko pasita Mutesi ari umunyamahirwe, ntabwo ari abantu benshi Imana impereza ubutumwa ngo mbahe. Yego. Mu gihe gishize Imana yaransanze irambwira ngo uzambwirire abantu banjye ko mwantakarije icyizere. Byagenze bite? Hari icyo mwabuze. Umuntu wese uteye imbere ni Satani wabikoze. Umuntu wese uri gukora ibintu bidasanzwe ni Satani wabikoze. Ese njyewe nta mbaraga ngira? Ese namwe muri kumfata ko ntacyo nshoboye? Njyewe ku bwanjye nahise nivugira ibyanjye, nisobanura urwanjye. Yego. Ariko abantu bari gutakariza Imana icyizere, akantu kose kabaye ngo ni Satani uri kugakora, ngo uriya muntu ajya ikuzimu, uriya muntu yacishije imbaraga. Ese Imana nta kibashije gukora? Ese Imana yambukije Abisiraheli inyanja yisatuyemo kabiri? Yego. Ibibazo byawe ho byayinanira? Rero njyewe nyisubiza, nasubije ku ruhande rwanjye, nahise mfukama hasi mbwira Imana nti hoya, njyewe ndazi ko uri Imana ishoboye byose. Ntabwo njyewe ndi buvuge ko ntacyo ushoboye kuko narakubonye. Njyewe Imana nayibonye bitari rimwe bitari kabiri. Yego. Ariko ni ukuri abantu bamaze gutakariza Imana icyizere, bamaze kuyifata nk'aho ari mukuru wabo, cyangwa se sinzi ukuntu bayifata, kuko ibimbwira yabonaga ko bikomeye cyangwa bigeze aho bayifata uko bishakiye, bakabona ko ntacyo ishoboye. Ese ijuru ahantu ribambye cyangwa inkingi zaryo hari uzi aho ziri? Ibyo byose byakozwe n'Imana. Kuki mwumva ko umuntu uteye imbere wese byakozwe na Satani? Mu ijuru nta mafaranga abayo. Reka tuvuye ko mu ijuru ntayabayo, ariko ku isi hari abo yayahaye. Kandi bimwe mu bibazo Imana ifite ni uko umupasiteri wuzuye umwuka, abantu bavuga ngo agikuzimu. Ni uko umuntu ukize bavuga ngo yabikuye ikuzimu. Abantu kuki batakarije Imana icyizere? Ese Imana ntigikora? Yego, Imana ntigikora. Nicyo kibazo yabajije abantu. Yego. Ni ikibazo yabajije abantu. Yego. Turimo tugenda tugana ku musozo kuri iri yerekwa wagiriye pasita Mutesi, ndetse Imana ikakwereka ko abapasiteri aribo bamuroze ndetse bagize uruhare mu kuzinga ibintu byiwe. Yego. Uyu munsi wa none pasita Mutesi uravuze ngo asenge, nicyo gisubizo cya nyuma cyo gusenga. Yego. Ese nta bundi buryo yakwitwara? Ese aba bapasiteri ko burya niyo umuntu yaba akuroga ko yaba ari aho akubona cyangwa azi ibyawe, ubu natangira kugira abakeka?
gukeka ubu no muri n'icyaha. komenti abantu bagiye gukeka bamwe mu bapasiteri bamuroze. Imana nayo ntabwo yashyizeho ngo umupasiteri, yashyizeho abapasiteri. Muri aba pasiteri nyine abantu bagiye gutangira babakeke. Gukeka n'icyaha ariko gukeka n'icyaha. Mbese hano dukurikirwa n'abakiranutsi gusa. Ntabwo mbizi ubwo nibakora ibyaha. Uraza urebe muri komenti ahubwo urumirwa. Bagiye kuba gushyira ku murongo abamuroze. Nta sura yanyeretse, cyakoze wenda ishobora kuzayerekana cyangwa ikavuga izina, ariko kuri uyu munota rero ngewe ikintu mbona cyo, Pastor Mutesi agiye kubona nimero yawe, sibyo? Yego. Aze kuguhamagara kugira ngo niwongera gusenga basi ukabona n'amasura y'abo bapasiteri uzahita ubamubwira. Cyangwa umuntu yanasenga nawe ubwe ikamusura ikabamwibwirira. Undi uwo Mutesi wari aho nta makuru afite. Niba yafite byaba ari amahire, kuko ntekereza ko Imana itavugisha umuntu umwe, cyangwa se akaba nkabanje nje kubimwemeza, wenda yarabipingaga. Yego, birashoboka ko wenda nabanje nje kubimwemeza. Yego, akaba yarasanzwe abizi, ariko nkaba none hari njye ugiye kubimwemeza, nabyo birashoboka. Rero none haragukurikiye kandi ashatse kuvugana nawe, arakubona gute? 078 52 yego 91 yego 49 yego 8. Hirya y'ubu buhanuzi hari inkuru nyinshi ziri kuri Pastor Mutesi, ndetse zimwe nawe ugenda uzumva ukanazibona. Pastor Mutesi urabona tugarijwe koko? Pastor Mutesi arugarijwe, ariko ijuru ntabwo ryamutereranye. Yego, ni ukuri niyemere ibitokotsi bimujye mu maso, yemera byiringire. Yego, ariko igihe kizagera Yesu amubwira ati genda mu mugezi wa Sorowamu wiyuhagire. Niyuhagira azahita areba, niyuhagira abantu bose bazabona ko hari ikintu kimubayeho. Wenda bamwe bazabaza ati uyu ni Pastor Mutesi cyangwa si we niwe. Yego, ariko niyemera byiringire, ariko igihe kizagera Imana imutokore. Mama Linda, reka ngushimire rero. Yego, murakoze. Kandi Imana iguha umugisha kwemerera Imana gutambutsa ubutumwa, kandi uze kwihanganira amabuye bari bugutere, ntiwari kuvugira aha. Hari abantu baza bakumva utuyintoro twakoze, ntiyumve ikiganiro, ntacyumve ngo akirangize. Rero uri kumva yuko igihari, mujye mwihanganira bene ayo mabuye babatera. Umuntu araza kumva y'intoro, akumva akagezamo hagati, ariko ntaze kumva ibintu bisoza. Birumvikana Imana yabishatse yanyura ku mbuga nkoranyambaga, nubwo inyura kuri radiyo, umuntu akabyuka akumva ijambo ry'Imana, Imana noneho nayo ikamanuka ikagira ute, ikamubwira ijambo runaka ari kubwiriza kuri radiyo. Pastor Mutesi nawe nizere ko ubuhanuza bwumva. Icyambere cyamenye ko kuba atarongorwaga, njye ubwo nibyo mpise niyumvisha. Ibyo ni ibyanjye nyine nitereyeho, kuba amenye ko kuba atarongorwaga ngo bikunde, kuba byangaga ingo zigasenyuka, amenye ko ari abapasiteri bamuhambere bakamuroga. Yego, si uko wenda kuba atarongorwaga ntabwo ari icyo nshatse kuvuga. Ubwo nyine birumvikana, harimo bamwe mu bapasiteri buriranye indege bazi ibintu bye. Ntabwo mbizi, ntabwo nari mpari, ariko ashaka kurujyamo ntarutindemo. Akarujyamo ntarutindemo, ari byo wenda byamubayeho. Ibyo ni byo njye ndi kwivugira, ntabwo ari ibyo Imana yambwiye. Ariko muri uko kuzirika ibye, ashaka kujya mu rugo ntarutindemo, akajya mu rundi ntarutindemo, ibibazo bikaba ibibazo. Ubu tuvugana, ubuhanuzi bwawe Imana yaguhaye, hari ibintu bibiri bushingiyeho. Icyambere, habanje ko weho utega amatwi ikiganiro, nganira nawe ngewe nawe. Habanje ikiganiro wumvishe ku isi, ubyibuke neza. Haza kugeraho uryamye ubona Mutesi muraganiriye, hari n'ibyo mwaganiriye wenda ari buguhamagare ukabimubwira utavugiye hano, sibyo? Ibyo bivuyeho, haje gukurikiraho kuba wagenda ufata gurupe, umaje kuyifata musengana, murasenga. Siko byagenze? Mu gusenga uhererwa mwiyerekwa ritari ubuhanuzi, zibuciye mu kanwa k'umuhanuzi avuge tuterevekire akubwire. Ubona hejuru ya Mutesi handitseho ngo abapasiteri nibo bakuroze, asenge. Uvuzemo ijambo rikomeye, ari naryo indaya yaje kuri social media. Indaya yaje kuri social media, warayibonye?
narabyumvise ariko warayibonye nyine kuri social media ariko ntabwo nabikurikiye ngo mbirangize ko iyo ndaya yaraje iravuga ngo njye ndi indaya ucunge neza utazongera kurira none nawe uravuze ngo nadasenga azongera arire yego nagira ngo abyumve neza mama Linda ndagushimiye yego Imana iguha umugisha n'abari badukurikiye nabo Imana ibaha umugisha turabakunda cyane ibiganiro byacu byo bihora bigaruka Imana ibaha umugisha murakoze